Ndagusuhuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'ijana na mirongo itatu n'icyenda, imbaraga ihindura iva mu kwifatanya. Nta kabuza abasore bazagira abo bafatanya nabo, kandi bizaba ngombwa ko abo bantu bagira icyo babahinduraho. Hariho imirunga y'amayobera iboheye abantu hamwe kugira ngo umutima w'umuntu umwe wumve uwundi. Umuntu umwe yumva ibitekerezo, amarangamutima n'impumeko y'undi. Bene uku kwifatanya gushobora kuba umugisha cyangwa se kukaba umuvumo. Abasore bashobora gufashanya kandi bagakomezanya, bakarushaho kunoza imyitwarire yabo, imico ndetse n'ibyo bazi, cyangwa se kubwo guhitamo kuba abatagira icyo bitaho kandi badakiranuka, bashobora guteza impinduka zangiza imico mbonera. Guhitamo abo muba inshuti mugafatanya kimwe ni mu byo abanyeshuri bakwiriye kwiga, bakigana ubushishozi. Mu rubyiruko rwiga mu mashuri yacu hazahora harimo amatsinda abiri: iry'abashaka kunezeza Imana no kumvira abigisha babo, ndetse n'iryuzuye umwuka wo kwigomeka ku mategeko. Urubyiruko niruramuka rujyanye n'imbaga y'abandi gukora ibibi, imbaraga ihindura abandi bafite izakoreshwa mu ruhande rw'umwanzi w'umutima. Bazayobya abatarakunze amahame yo kudahemuka, kudakebakeba. Ibyavuzwe ni ukuri ngo nyereka uwo mugendana, nanjye ndakwereka imico yawe. Urubyiruko ntirujye rumenya uburyo imico yarwo n'uko ruzwi bigira uko bihindurwa n'inshuti ruhitamo. Umusore umwe ashaka abo bafatanya badafite ibyo bakunda, imico ndetse n'ibyo bakora binejeje. Umuntu uhitamo kwifatanya n'ubupfapfa n'abanyarugomo, yirengagije iby'ubwenge n'ingeso nziza, aba agaragaza ko imico ye ubwayo ifite ibizinga. Ibyo akunda n'ibyo yamenyereye bishobora mbere ya byose kuba bidatunganye n'ibyo izo nshuti ashaka zikunda n'ibyo bimunezeza. Ariko uko yifatanya n'iri tsinda, ibitekerezo bye n'uko yiyumvamo birahinduka. Usanga atatira amahame y'ubutungane kandi mu buryo atazi ndetse butabura kubaho. Akorama kandi akagera ku rugero rumwe n'urwo bagenzi be bariho. Nk'uko umugezi w'amazi iteka utwara ubutaka ugenda unyuraho, niko amahame n'imico by'urubyiruko byanduzwa n'imico yabo bafatanya nabo. Igipimo cy'imbaraga. Imbaraga z'imico zigizwe n'ibintu bibiri: imbaraga z'ubushake n'imbaraga zo kwitegeka. Abasore benshi baribeshya bakitiranya imbaraga z'imico n'imbaraga zikomeye kandi zirarikira badategeka. Nyamara ukuri ni uko umuntu utegekwa n'ibyifuzo bye aba ari umunyantege nke. Gukomera nyakuri n'ubupfura by'umuntu bipimirwa ku mbaraga afite zo gutegeka amarangamutima ye, ntabwo ari imbaraga z'amarangamutima ye zimutegeka. Umuntu w'umunyembaraga kurusha abandi ni wa wundi uzategeka amarangamutima ye kandi akababarira bagenzi be aho gukurwa n'umutima wo gukora nabi. Imana yaduhaye imbaraga z'ubwenge n'iz'imico mbonera, ariko rero buri muntu we niwe urema imico ye ku rwego rukomeye. Buri munsi imiterere y'iyo mico igenda yegera kugera ku rwego rushyitse. Ijambo ry'Imana rituburira kwitondera uko twubaka, tukareba niba inyubako yacu ishinzwe ku rutare rw'iteka. Igihe kiraje ubwo umurimo wacu uzashyirwa ku mugaragaro, ugashyirwa nk'ukuri. Ubu ni igihe abantu bose bagomba gukuza no gukomeza imbaraga Imana yabahaye kugira ngo babashe kurema imico y'ingirakamaro kuri iyi si ndetse no ku buzima buhebuje bwo mu isi nshya.
Kwizera Kristo nk'umukiza wa buri muntu ku giti cye bizatanga imbaraga kandi bikomeza imico. Abizera Kristo by'ukuri bazarangwa no kwirinda, bajye bibuka yuko ijisho ry'Imana ribareba kandi ko umucamanza z'abantu bose agenda ashyira ku gipimo, agapima imico mbonera bafite. Bibuka kandi ko abo mu ijuru batigeze na rimwe babitegereza kugira ngo barebe imico bagenda bakuza. Impamvu amakosa akomeye cyane akorwa n'abasore ni uko batagira ku byabaye cyangwa ngo babyigireho ku bakuru babo. Abanyeshuri ntibagomba guhangara, kwirengagiza cyangwa gusuzugura imiburo n'amabwiriza ababyeyi n'abarimu babo babaha. Bakwiriye kwita cyane ku isomo ryose bigishwa, kandi ariko bazirikana ko bakeneye kwigishwa byimbitse birenze ibyo umuntu uwo ari we wese yatanga. Iyo Kristo atuye mu mutima, kubwo kwizera umwuka we ahindura imbaraga yeza kandi ibeshaho ubugingo. Ukuri kuri mu mutima ntikwananirwa kugira imbaraga ikosora ubugingo. Ni mutyo abanyeshuri bari kure y'iwabo bakaba Data wo mu ijuru akunda abasore, azi ibyo bakeneye kandi asobanukiwe n'ibigeragezo bahura nabyo. Ababonamo ubushobozi bukomeye kandi yiteguye kubafasha kugera ku rugero ruhanitse nibaramuka bemeye ubukene bwabo maze bakamushakiraho ubufasha. Banyeshuri, mumenye ko amasengesho y'ababyeyi banyu babasabira azamuka ajya ku Mana ku manywa na nijoro, kandi uko bukeye n'uko bwije kubitaye ku bwabo kuje urukundo kubahoraho. Mutege amatwi kubahana kwabo n'imibabaro baba bafite, kandi mwiyemeze ko muzakora uko mushoboye kose mu mbaraga zanyu mukaganza ikibi kibakikije. Ntabwo mushobora kumenya uburyo umwanzi mu bugome bwinshi kandi butuje azakora kugira ngo yangize intekerezo zanyu n'imico yanyu, kandi ngo akuze amahame y'ikibi murimo. Mushobora kutabona ikibi nyacyo nk'uko kiri, kandi mugafata iya mbere mujya mu butagira umumaro no gushaka ibinezeza, kandi mugatekereza ko igihe muzifata kandi mukifuza guhindura imikorere yanyu, mushobora gukora ibyiza biboroheye nk'uko byari bimeze mbere y'uko mwirundurira mu gukora ibibi. Ariko iri kosa kubwo guhitamo inshuti mbi, buhoro buhoro abantu benshi bagiye bateshurwa mu nzira y'ukuri, bakayoboka inzira yo kutumvira no gusayisha batari barigeze batekereza na rimwe ko bashobora kujyamo. Umunyeshuri wemerera igishuko kumutegeka aba acogoza imbaraga ze zimujyana ku cyiza, kandi umuntu uhinduka igikoresho cy'umwanzi w'abantu binyuze mu migirire ye mibi agomba kuzabazwa n'Imana uruhare yagize mu gushyira intaza mu nzira y'abandi. Kuki abanyeshuri bakwifatanya n'umuhakanyi ukomeye? Kuki bahinduka abakozi be bashuka abandi ibiramambu? Kuki batakwiga gufata ndetse no gufasha no gutera ubutwari abanyeshuri bagenzi babo ndetse n'abarimu babo? Bafite amahirwe yo gufasha abigisha babo kwikorera imitwaro no guhangana n'ibirushya Satani yashyize mu nzira biremerera abandi, bibaca intege kandi bibagerageza. Bakwiriye gutuma aho bari harangwa n'umwuka ufasha abandi kunezerwa. Umunyeshuri wese ashobora gushimishwa no kuzirikana ko ahagaze ku ruhande rwa Kristo, akagaragaza kubaha gahunda, kwitonda no kumvira, ndetse mu bushobozi bwe bwose n'imbaraga ze zose ntiyemerere gutiza umurindi umwanzi ukomeye w'ibintu byose byiza kandi bizahura. Umunyeshuri ufite umutima uzirikana ukuri kandi akaba afite imyumvire y'ukuri ku byerekeye n'inshingano ye, ashobora gukora ibintu byinshi byateza abanyeshuri bagenzi be kuyoboka Kristo.
urubyiruko rufatanya n'Umukiza kwikorera umutwaro ntiruzaba urunyagasuzuguro kandi ntiruzigira uburyo bwarwo bwo kwishakira ibinezeza no kwihimbaza. Kubera ko bene abo babaye umwe na Kristo mu mwuka, bazaba umwe na Kristo no mu bikorwa. Abanyeshuri baruta abandi bakuru biga mu mashuri yacu bakwiriye kwibuka ko bafite ubushobozi bwo kugorora imikorere y'abanyeshuri bakiri bato ndetse n'ibyo baba baragize akamenyero. Bakwiriye kandi gushaka uko bakoresha neza amahirwe yose babona. Nimutyo aba banyeshuri baruta abandi ubukuru biyemeze ko batazigera bagambanira bagenzi babo mu maboko y'umwanzi binyuze mu mpinduka bashobora guteza. Yesu azabera umufasha abantu bose bamwiringira. Abomatanye na Kristo bafite ibyishimo bakurikira inzira Umukiza wabo abayoboramo, kandi ku bwe bakabamba imibiri n'ibyo bakunda ndetse n'ibyo urarikira. Ibyiringiro byabo byubatse kuri Kristo, bityo imiraba y'isi nta mbaraga ifite yo kubakura ku rufatiro rutanyeganyezwa. Kuba umwiringirwa n'indahemuka. Basore namwe nkumi, biri mu biganza byanyu kuba mwafata icyemezo cy'uko muzaba abiringirwa n'indahemuka, mukaba mwiteguye kandi mwiyemeje rwose guhagarara mu kuri uko ibintu byaba bimeze kose. Mbese nimwifuza kurema imico itunganye? Niba ariko bimeze, mushake inshuti zifite imico mbonera itunganye kandi zifite intego iganisha ku cyiza. Amasaha y'agaciro kenshi y'igihe cy'imbabazi yatangiwe kugira ngo mubashe gukura inenge yose mu mico yanyu. Ibi kandi mukwiriye gushaka uko mubikora, atari ukugira ngo muzabone ubugingo buzaza gusa, ahubwo ari no kugira ngo mubashe kugira imico myiza ndetse no kuba ingirakamaro muri ubu buzima. Imico myiza ni igishoro kirusha izahabu n'ifeza agaciro. Ni igishoro kitagurwa cyangwa ngo kigurishwe no guhagarika umutima cyane cyangwa ngo gihombe. Kandi buri munsi ubwo ubutunzi bwo ku isi buzashira, iki gishoro cyo kizahesha inyungu nyinshi. Ubupfura, gushikama no kwihangana ni imico abantu bose bakwiriye gushaka gukuza buri uko bariho kandi badakebakeba, kuko bene iyo mico yimbika nyirayo kandi ikamwambika imbaraga idashobora gutsindwa. Imwambika imbaraga imukomeza ngo abashe gukora ibyiza, ikamukomeza ngo abashe gutsinda ikibi no kwihanganira kurwanya. Gukunda ukuri no kumvira ndetse no kumva ko ufite inshingano yo guhesha Imana ikuzo nizo ngororano zikomeye kurusha izindi ziva mu mikoreshereze myiza y'ubwenge. Igihe umunyeshuri afite imbaraga imutera gukora, ntabwo ashobora kuba uw'agaciro gake, ahubwo azahora ashishikaye. Azajya yiga kuko Imana ihanze ijisho, azi neza ko ijuru ryose rifatanya nawe mu murimo w'imyigire ye. Azahinduka umuntu ufite ibitekerezo bizima, umunyabuntu, umugwaneza, uwubaha, uwitwara gikristo kandi ukora ibyo ashinzwe uko bikwiriye. Umutima n'intekerezo ze bizakora bihuza n'ubushake bw'Imana. Ubuntu n'amahoro ya Kristo bikomeze kuba kuri wowe n'iteka ryose. Amen.